Mwongeye kwirirwa bakunzi ba Steve Show. Umunsi twasuye umuhanzi mu karere ka Kamonyi, Kalisa Aimable, ukora umuziki gakondo. We ni akarusho ke nuko ni umwuzukuru wa Rujindiri, akora n'ubundi ibyo sekuru we yakoraga. Kalisa, yego rero mwatangira mwibwira abadukurikiye. indora biziramwaga ndi nore tare runagwa amagimba reka seretse ndabimukanya rutanga imbere y'umuryango niho nabonye ibyo ingomba jwi nayo yimbushinya Goma gatete kane bature gatere intambara gishika kwa rwanga ko nego jwi natura nabagome kirazira abato baranakana ngo ninze mbanze urugamba uruko nabwo ati ninangire urugerewe Goma nkomeza migo mu karere ka Kamonyi. Yego. Ubwo se ko twibwira nk'umuhanzi ukore mu mujyi w'inanga. Mfite indirimbo yitwa Imitoma yamuze Rujindiri ibere na ruto, ariko nkabongiye narashatse kuyiririmba muri reggae mu nanga. Niyo nshaka kugira ngo numve abakurikiye ariko tutari twakomeza aho ngaho ngo harimo n'agasano ngo kwa Rujindiri umwuzukuru wa Rujindiri, mama umbyara ni umukobwa wa Rujindiri ibere na ruto. Ubwo no kuvuga ngo umwuzukuru wa Rujindiri muri ubwo buryo. Sawa no mbere waduhe umunsi bisho. Ikindi kibazo se nagira ngo mubaze, cyari wadutaramira none se uyu muziki ukora nko kwishimisha byavuye cyangwa se ubikora nk'akazi? Kwishimisha ni igihe nababaye, igihe nashavuye, igihe mfite amahoro mu mutima wanjye, numva ko ngomba kuririmba kugira ngo n'Imana yanjye yaguke, numva ko ari ngombwa muri ngiye kuririmba. None kumbwira ngo ese mbikora nk'impano, ibundi n'Imana. Njye mvukana n'abantu 6, 10 mu 10, ariko ubu 6 ni twebwe turiho. Muri abo 6 rero ngiye bashije gusigarana iyo mpano. Mvuga ko nyikomora kuri Rujindiri ibere na ruto. Ubwo iyo mpano rero narayisigasiye, numva ko igomba kumbamo kandi nkayigumana. Byaba ngombwa nkigisha abana banjye nabo ku buryo babisigarana, ariko harimo n'abagerageza. Uvuga ngo ibintu byawe ntabwo nifuza ko byazima, ni ibintu mbese nk'umurage mfite muri ngewe. Nta kwifuza ko byasubira inyuma, ku buryo ngize amahirwe na leta bishyigikira hakabaho n'ishuri wenda nanjye nkajya nyigisha. Ntabwo nkajya nyigisha abandi bana atari kuvuga ngo n'abana banjye bonyine, nyigisha n'abandi. Ese ibi bihangano byawe ukora hari ahantu wenda baba barabigejeje, cyangwa kuvuga ngo igitera agahinda nuko bigarukira hafi? Nyura kuri radiyo agenda ngatanga ikiganiro, ariko kuba nagira ubushobozi bwakora ya ndirimbo ntabwo bikunda yuko nagira ubushobozi bwakora ya ndirimbo, yaba ari inshyashya mfite, yaba ari n'izo zamuze zikeneye kuba zasubirwamo ku buryo tuzisigasira ntizizasaze gutyo gusa, nkumva yuko zaba zakorwa bundi bushyashya. Mbonye undi muntu wabyumvisha yuko twakora indirimbo nk'iyi ndirimbo y'Imitoma, mbonye umuntu akanyuriza ariko kuko Imitoma ni indirimbo cyane iryoshye y'Imitoma, nayiririmbye muri reggae. nese ubu
Kalisa Mabwe, ubu ngubu ufite indirimbo zingahe? indirimbo zo ni nyinshi buriya ikibi ni gupfa nibwo nawe nzimye ubundi umuntu apfana imishinga yanjye ni ukuririmba. Indirimbo zawe se ziba zanditse? Hari nk'ahantu zishyira? Ndazandika mu gitabo kirahari, ndazandika. Ntabwo uzi ngo ni izingahe? Ntabwo naziba. Ni kuvuga ngo njye ntangira kuririmba nahereye kuzamuze nandika, nkomerezaho n'izanjye. ubwo rero byose nabigize kubera izamuze ngomba kuzisigasira, n'izanjye nkakomerezaho kugira abisigasira, ku buryo n'umwana ashobora kuza agasoma akazibona. Ariko mu ndirimbo burya umuntu mu ndirimbo agira, umuntu akora indirimbo, hari indirimbo avuga ati iyi ndirimbo ndayikunda. Iyi ndirimbo rero, indirimbo waba wowe ukunda we nk'umuhanzi buriya ushobora ati indirimbo ndayikunda ku giti cyanjye nyine. ni ukuvuga ngo indirimbo nkunda hari indirimbo yigisha urubyiruko. njyewe byambayeho cyangwa se na mugenzi wanjye byamubayeho, aho umuntu ajya gutereta, yamara kujya gutereta bikanga, waba ukavuga ati nudatereta uyu mukobwa ntibyemera, nudateretwa n'uriya muhungu ntibyemera. iyo ndirimbo rero nase nyikorera urubyiruko kubera yuko hari bagenzi banjye ashobora kuba barahuye n'icyo kibazo, ntakaba ariyo mpamvu iyo ndirimbo numva nyikunze, na bagenzi banjye bayumva bakumva ko batari bo bonyine cyangwa batari bo bonyine, bibaho n'ubu ngubu biracyabaho, aho umuntu mu byakubwa ati wakunze umwana wo kwa kana kaguta. ibyo rero iyo ndirimbo ndayikunda cyane. noneho ubwo mu ndirimbo uri bwanatucurangire nayo uri bwayidushyirire, yitwa wamoye iki. wamoye iki. none se ni iki kintu wumva nyine cyaba gikenewe impano yawe? igikenewe ni uko n'izo ndirimbo mvuga ziranditse, ndazifite, ziri muri njyewe, ariko ntabwo abanyarwanda babasha gukurikirana ubwo butumwa buri muri izo ndirimbo binyuze mu iterambere, cyane ko ubu ncuranga ibanga, ariko izo ndirimbo ndirimba ushobora kuzishyira muri biti bikemera, bacurangisha gitari bikemera, kugira ngo abantu bamenye yuko ubwo buhanga mufite n'uko ibintu bigomba kugaragara, izo ndirimbo zigomba kugaragara. icyo kintu nasaba nka leta cyangwa n'undi muntu umufatanyabikorwa waza akiyemeza yuko izo ndirimbo nazikoresha cyangwa yazikoresha tukazikora, ibyo bintu byaba bifashije cyane, kuko ufite ubutumwa watanga mu gihugu ariko ntibutambuke, nabyo n'inzitizi ikomeye, ni nacyo kintu kimbabaza cyane. niyo ndirimbo wamubaye iki, ababyeyi bose batabumva, ariko se kubera iki ibyo bintu bakibaza impamvu. yego rero ubwo ugiye kutunyurizaho ku muziki wawe nk'umuhanzi. indirimbo ibwira ababyeyi ati se mumora iki, kuki mumora umuntu nakunze kubera iki. abandimwe b'iwacu mureke mbabwire, burya urukundo rugira ibyago. rekuriya mukobwa tuza kugurira undi tuguhe tumodoka ariko mureke. umva umuhungu baramubwiye ngo bwihangane ngo ureke uriya mukobwa, ariko bibaye byiza wamureka, nimba ari n'imodoka ushaka tukayigura. iyo ndirimbo rero irambabaza cyane, ibaye idakoze iba bibabaje cyane. yihangane umureke, iki kintu kirababaje. yego icyo gitekerezo cy'iyo ndirimbo cyaba cyaravuye nk'ahagana hehe kuri wowe nyine? kuri yewe byari biriho, nta nubwo byari ibintu binahambaye, twumvaga turi abana ariko tugomba kugendana tukanigana, ariko nyuma yaho baza kubwira umukobwa ati reka uriya muhungu. noneho rero ahandi twari duturanye n'umuntu abwira umuhungu we ati reka uriya mukobwa niba ngombwa tuzakugurira imodoka.
ariko uriya mukobwa umureke kuko ntabwo imico ye tuyemeye kandi umuhungu yari yamaze gukunda kugeza na n'isabuni ngo ntiwamenya ahantu aho icyo kintu ni ikibazo rero urumva ko urubyiruko tutitwaye neza nk'ababyeyi twabigenderamo dore ko ngiye maje kugira utwana tubiri urumva ni imbogamizi noneho turebera indirimbo nk'ebyiri duhitiyemo ugiye kuducurangira twumva ku buhanga bw'umuziki wawe. Indirimbo irwanya ruswa n'akarengane, indirimbo nayikoze kugira ngo hari abantu baba bafite amafaranga ariko bakakangisha abantu kugira ngo ibyabo bigende. Icyo gihe nahise nkora indirimbo yitwa uruhare rwa buri munyarwanda kugira ngo imiyoborere myiza ibeho, kitwa Rwanda Nziza. Yewe Rwanda nziza, Rwanda yacu, Rwanda yacu irwanya ruswa, irwanya akarengane we, yewe Rwanda nziza, uruhare rwa buri munyarwanda mu kwimakaza imiyoborere myiza. Cyangwa mugenzi wawe kudahishira uwatanze ruswa n'uwayakiriye, gutanga amakuru kuri buri wese watanze ruswa n'uwayakiriye. Yewe Rwanda nziza, Rwanda yacu irwanya ruswa, irwanya akarengane we, yewe Rwanda nziza, uruhare rw'urwego rw'umuvunyi ukwegera inzego z'ubuyobozi no kuzigira inama. Yewe Rwanda nziza, Rwanda yacu irwanya ruswa kandi irwanya akarengane we, yewe Rwanda nziza, uruhare buri munyarwanda utanga amakuru watanze ruswa n'ibyitozo. Yewe Rwanda nziza, Rwanda yacu irwanya ruswa kandi irwanya akarengane we, yewe Rwanda nziza, yewe Rwanda nziza, ufite imiyoborere myiza mu nshingano kwegera inzego z'ubuyobozi no kuzigira inama. Yewe Rwanda nziza, Rwanda yacu irwanya ruswa kandi irwanya akarengane we, yewe Rwanda nziza. Indirimbo kabisa yaturangitse. Rero numva inkotanyi cyane yabyiruhutse neza, iya rugina yabyirutse neza, rukayababisha yabyirutse neza, iriza yamwiza yabyirutse neza.
batagira ubwo igihe se twicaye iwe twumva impundu zizirabuze twumva ingashyi zizirabuze kusigeze zamba twumva impundu zizirabuze zivuze zigana amata zivuze zigana amata amata tureba rubengera zivuze zigahana impinga kandi impinga ndamushira zivuze zigahana igiseke kandi igiseke na nyagiseke murakoze cyane.